Mu myaka yo hambere umunyarwanda wari intiti yitegereje ibihe n'ibyabyara bisuzuma, arangije bimaze kumurenga atamanzura interuro ivuga ngo nta ngoma itagira abubu. Si rimwe cyangwa se kabiri njyewe nawe twabonye umwana akora ibidasanzwe, umuntu ukuze umwegereye ukabona akaraza isonga y'ururimi aravuza interuro ngo abana bubu we. Abana bubu uriya witaratse ukabona aravuze ngo abana bubu, buriya nawe akiri muto hari ibindi yakoze bidasanzwe. Abasaza b'icyo gihe nawe baramubwira ngo abana bubu, kuko nyine nta ngoma ijya ibura bubu. Reka nongere mbishimangire ko nyine nta ngoma ijya ibura bubu. Hari ibintu no munsi ubona bitangaje ukagira ngo ni inzaduka, ariko buriya byahozeho no hambere, ariko wenda bigakorwa mu buryo butandukanye cyangwa bikagira inyito itandukanye n'iyo byitwa uno munsi. Ubu butinganyi mureba bwaciye ibintu bukabatangaza, ntabwo bwaje ejo mu gitondo cyangwa uno munsi, kuko bwahozeho na mbere y'uko Bibiliya yandikwa. Abazi amateka ya Loti babihamya neza. Urugero simusiga rwerekana yuko nta ngoma itagira abubu. Kuko rero ibyabaye kera ari byo bizongera bikaba, mu nyemerero no munsi mbatembereze ku mwuga ugabana bose w'uburaya, uburyo wahereye mu karere ka Nyanza bikarangira ukwiriye igihugu cyose mu myaka yo hambere. Nitwa Dushimimana Jose Mimosa. Uyu mwuga wo gucuruza umubiri, ubushakashatsi bugaragaza ko uri mu myuga ishaje kurusha indi ku isi nzima. Waba waravutse ute, ugakura ute, ndetse ugakwirakwira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda? Korode si bikibaho, Miguel nawe mereza kariya gakarito k'ingwa n'itaburiya, ubundi mwarimu w'amateka bigishe. Dukurikije ibirari by'amateka y'u Rwanda, ntatubwira ko mu Rwanda higeze haba uburaya. Yego ntibari imiseke igoroye, ariko habagaho inkumirizi zituma ingeso mbi nk'izo zitimakazwa ngo zihabwe urubuga rugari nk'uko tubibona ubu ngubu. Mu burezi bwo mu Rwanda rwo hambere, umwana w'umukobwa yitabwagaho by'akarusho, ku buryo nyirasenge na ba nyina wabo batigeraga bagoheka, kereka bamushyingiye bakamushyikiriza umugabo. Ntabwo bari bayobewe ko mu rubyiruko habamo ibishuko, ariko bakoraga iyo bwabaga bakarinda abana babo mu buryo bwo gushyiraho imiziro ituma ibyo byose bitaba. Abana b'abakobwa bamaze kugera mu gihe cy'ubwangavu bakoreshaga uko bashoboye kose ngo badahura n'abasore, kuko bashoboraga kugwa mu bishuko nk'ibyo by'ingeso mbi. Ubanze bari barize ihame ryo mu Kisilamu rivuga ko iyo umugabo ari kumwe n'umugore ahantu hitaruye abandi, ngo Sekibaba yabagendereye akababera umushyitsi wa gatatu. Gusa nanone muzirikane ko icyo gihe telefone na interinete bihuriza abantu mu muyaga byari bitaraza ngo bitere imbere nk'uko biri ubu ngubu. Mu gihe cyo hambere mu Rwanda, umukobwa yararutse agatangira gucuruza umubiri we, ntago bamwitaga indaya nk'uko bamwita ubu ngubu, ahubwo yitwaga icyangamubyizi. Icyangamubyizi, kwanga umubyizi. Bamwitaga icyangamubyizi kubera yuko yahungaga imirimo y'iwabo, akanga kugira icyo abakorerana mba, agahitamo kujya kubwerabwera ngo acuruze umubiri we. Iyaduka ry'uburaya mu Rwanda ryakaboye n'imico y'ubwangamubyizi yadukanywe n'abakobwa bo mu Busanza bwa ruguru, ubu akaba ari mu mirenge ya Kinazi, Rwaniro, Rusatira, Ruhashya, Simba, Imbazi, Maraba na Kigoma yo mu karere ka Huye, ku ngoma ya Kigeli Rwabugira asanga mu 1880, aho abakobwa bavaga muri ibyo bice bataga imiryango yabo bakajya kubwerabwera ku rurembo rw'ibwami aho ruri hose mu gihugu. Abo bakobwa bo mu Busanza ku ngoma ya Rwabugiri barikoranyije, maze baca agahigo biyita ibyangamubyizi, banga guhingira iwabo no kubakorera indi mirimo, bahitamo kwicuruza.
bacikiye ku rurembo rw'ibwami bavuga ko bagiye gushaka amata ibwami, mbese bitwaje ko bagiye gushaka akazi, nyamara ntabwo ari cyo cyari kibajyanye. Iyo tuvuze gushaka amata ni ikinyarwanda cyimbitse kivuga gushaka umukiro. Ubwo rero bitwaje ko bagiye gushaka amata, k'umukiro ntajimije nk'uko ubu ngubu bajya babikora, ubundi bakajya gukora ibidasanzwe mu mujyi byitwa uburaya. Abo bakobwa bari barihimbiye akaririmbo kagendanye n'ibikorwa byabo, aho kagiraga kati aho kurwara ibikota byo mu ntoki zarwara ibikota byo mu birenge nkurikiye abagabira ubengera. Bamaze kwemeza batyo rwose bamaramaje, bashyize nzira bajya Giseke na Nyagisenyi ho mu karere ka Huye mu murenge wa Rusatira, ariko bageze nzira bahaburwa n'umutwe w'intore za Rwabugiri witwaga Igagurarugo, zari ziyobowe rumaze kwagurwa rweguriwe Kanjogera muka Rwabugiri. Abahungu babonye izo nkumi nziza zogeje akarenge zije kubareba, barizihiwe batera hejuru bagira bati murakaza neza mboga zizanye, ubundi ni mwebwe twaburaga. Nuko babiraramo babahunda impu nziza z'imikane batashoboraga kwibonera iwabo, dore ko ubundi abakobwa ba rubanda rusanzwe bambaraga ibishongero by'ibinyita. Bamwe bamaze kubona ko bagenzi babo babayeho neza kubera uburaya, abandi bakobwa barahuruye i Nyanza, ariko noneho bashinga irindi tsinda bo biyita inyanga kurushwa, ubundi bahangana na rya tsinda rya mbere karahava. Bigeze mu mwaka w'1927 ubusambanyi bwabaye akarorero mu mujyi wa Kigali, kuko hari hamaze gukomera cyane, bigaragara ko hamaze kuba nk'ibuzungu. Abakobwa bamwe bazimiriye mu bisilamu, abandi baromokera mu baboyi b'abazungu, kuko bahembwaga gatubutse isenti z'amadolari zibageraho buri kwezi. Iryo hururu ry'uburaya mu mujyi wa Kigali risa n'iryakuruwe na mushiki wa Rukara rwa Bishingwe witwaga Nyirakayondo, wari ufitwe n'umuzungu bitaga Rongorongo. Igitangaje ariko, icyo gihe abakobwa bahururiye muri Kigali bakurikiye amasengeri, kuko ni nabwo yari acyadukaje mu Rwanda, ku buryo kwambara isengeri byari ubusirimu budasanzwe. Gusa indaya z'i Kigali zabaga mu byiciro, kuko iziciriritse cyane zakoreraga Nyamirambo n'utundi duce dutuwe cyane, hanyuma izigiyeho hejuru za VIP zigakorera mu Kiyovu zigataha mu mujyi rwagati, hanyuma nanone zikora mu biro zigakora nyuma y'amasaha y'ibiro, ariko zikaba zari zigizwe n'abagore babuze abagabo batajyaga bajya kuraya ahandi, ahubwo babikoreraga mu rugo iwabo aho bakodesha cyangwa se bubatse. Utubari nitwo twabagamo abicuruza cyane, harimo uduhendutse n'utwigiyeho hejuru, hanyuma bagafashwa na ba bosi babo bakabashakira abakiriya bakabaha n'akazi. Igikorwa cyo kujya ku muhanda indaya zitegereje abakiriya nicyo cyitwaga kujya ku ndege, nyamara ubu ngubu byahawe abafundi, aho iyo bagiye ku muhanda bategereje akazi n'ibitiyo n'amasuka bivugwa ko bagiye ku ndege. Inyito yari iy'indaya yahindutse iy'abafundi. Marike Van der Spen mu nyandiko ye agaragaza ko yakoze ubushakashatsi agasanga hitwaga Kaswahili Nyamirambo kari akabari kari kazwi cyane kubamo indaya nyinshi, ku buryo uwayishakaga yajyaga yagataha yitahanye. Indaya bitaga ko ziciriritse ni abakobwa babaga baravuye mu bice by'ibyaro baje guhiga ubuzima i Kigali, ahanini bakundaga kuba mu buce butuwe cyane, bagakodesha inzu igizwe n'icyumba kimwe cyangwa ibyumba bibiri, ibiceri 500, ubundi bakayibanamo ari babiri. Marike Van der Spen avuga yuko nk'Inyamirambo hari inzu yasanze ifite ibyumba 3 yabagamo abakobwa 10 bose icyarimwe. Ubundi indaya zabaga ziri mu icyo cyiciro zakundaga kuba mu nzu ifite hagati y'icyumba kimwe n'ibyumba 2 zitabagamo sima. Nta kandi kazi abo bakobwa bagiraga usibye kwirwa bazenguruka mu tubari ngo barebe ko hari uwabarembuza, ubundi bakarangwa no guhora bimuka kubera kubura amafaranga y'ubukode.
nta barura rigaragaza umubare wa nyawo w'indaya z'icyo gihe, ariko Mariko ubushakashatsi yakoze yahawemo ubuhamya n'abantu batandukanye bugaragaza ko rwose bari benshi cyane. Gusa muri icyo cyiciro cy'indaya ziciriritse habaga harimo n'izindi zifite akazi mu kabari ari naho zibera, hanyuma umugabo waje kunywa yazishimira akazitahana mu ijoro. Ni ibanga babaga baziranyeho na bosi wabo kuko byatumaga n'abakiriya babo biyongera. Mariya wakoreraga ikigo cyigenga ariko wicuruzaga mu buryo buri VIP, yari afite imyaka 28 ubwo ubu bushakashatsi bwakoraga, ariko yabwiye umwanditsi ko abakobwa bari mu cyiciro giciriritse nta mugabo basubiza inyuma ngo apfa kubazanya amafaranga, bityo byabaviragamo indwara bikaba byabatera no kubura urubyaro kubera ingaruka ziturutse muri izo ndwara. Abakobwa bari mu cyiciro giciriritse kandi ahanini babaga barabyaye abana kubera kubura umwanya n'ubushobozi bwo kubitaho, bakabohereza mu cyaro cyangwa se bagashaka abakozi baciriritse bo kubafasha mu gihe bagiye mu kazi kabo. Nta mafaranga y'ihame izo ndaya ziciriritse zacaga, ariko ubundi yabaga ari hagati y'igiceri cy'ijana n'ibiceri 400, ariko nanone yagendaga ahindagurika bitewe n'urwego rw'ubwiza umukobwa afite. Iyo saa 10 zageraga barisukuraga, ubundi bagasokoza, bakambara utujipo cyangwa se amapantaro, ubundi bagatangira bakazenguruka utubari cyangwa se bakajya ku ndege bitewe n'aho bagennye abakiriya babo bazajya babasanga. Umwe muri abo bakobwa witwaga Tereza yabwiye umushakashatsi ko abakobwa bakoraga mu kabari bakundaga kwishyuza mbere kugira ngo abakiriya babo bataza kubisubirana akazi nikaramuka gatinze baze kuyasiga cyangwa se baze kubategereza batahane. Nk'uko twababwiye mbere, Kiyovu ni agace kari gafite ububari bugezweho ku buryo hajyaga kunywerwa n'umuntu wifite, harimo abanyaburayi, abadiplomate, abazungu n'abandi bantu batandukanye, ku buryo indaya zigiye hejuru za VIP ariho zajyaga gushakira abakiriya. Ahangaha mu Kiyovu ubwiza bw'umukobwa n'uburyo azi kubyinisha umugabo nizo turufu zamuheshaga umukiriya. Hari ababonaga abagabo kubera ubwitonzi bagaragaza cyangwa se uburyo bazimo igifaransa, ku buryo babasha kuganira n'abanyamahanga ntaho bategwa. Izi ndaya za VIP zakoreraga mu Kiyovu zakundaga kwibera mu mujyi mu mazu ahenze asize n'amarange, ku buryo bayishyuraga amafaranga agera ku 3000, ubundi bakamenya no kwiyitaho, cyane cyane ariko iyo weekend yajyaga kwinjiramo nibwo byabaga akarusho kuruta ibindi bihe. Ababaga bafite ubwiza butangaje banazi kwiyitaho gutyo ngo bashakaga abakiriya b'abanyamahanga gusa kurusha abanyarwanda, ngo kubera yuko nibo bamenaga ikofi ubundi bagatanga gatubutse. Nubwo ariko nta ndaya yifuza kubyara, ngo ariko iyo bahuraga n'abazungu bumvaga babyifuza cyane, ngo kuko kubyarira umuzungu icyo gihe byabaga bisobanuye guhabwa inda zitubutse. Hari uwigeze kuvuga uburyo yifuje kubyarana n'umufaransa wabaga i Butare bikarangira binabaye, ariko aza kugira ingorane umwana we aramwihakana, birangira umwana amujyanye mu cyaro, ahahurira n'ingorane zikomeye cyane ku buryo abantu batamufataga neza kuko ngo yari umuzungu. Bagiraga bati ngo ubundi umwana w'umuzungu ntago akwiriye kubaho mu cyaro ahinga, akwiriye kubana na se akitabwaho nawe, ibyo kurya imyumbati n'ibijumba akabivamo, akajya kwirira amagi n'imireti. Nitwa Dushimimana Jose Mimosa. Tubashimiye ko mwaduhaye umwanya wanyu mukadutega amatwi, ubundi Nyagasani abahezagire, tubonane ubutaha.